Muri icyo gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa yahaye inkunga y'ibihumbi 100 igisirikare cya FAR kugira ngo kibashe guhangana na APR, igisirikare cy'inkotanyi zari zirimo ziritegura kubohora igihugu. Abahanga mu kwigisha amateka y'igihugu cy'u Rwanda bayagabanyamo ibice bitatu kugira ngo abigishwa bayumve neza nta mususu. Igice cya mbere ni amateka arebana n'u Rwanda rwa mbere y'ubukoloni. Igice cya kabiri ni amateka y'u Rwanda igihe rwari ruri mu bukoloni. Igice cya gatatu cyaranzwe na byinshi ari nacyo tunarimo ni u Rwanda rwa nyuma y'ubukoloni ndetse rukomeje n'uyu munsi. Iki gice cya nyuma tuvuze cy'u Rwanda rwa nyuma y'ubukoloni ni igice cyaranzwe na byinshi, ariko nanone by'umwihariko kikaba ari igice cyajemo ibihe bibi u Rwanda rwaba rwaranyuzemo mu mateka yarwo yose, ibihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. By'umwihariko ariko uno munsi tugiye kuvuga uruhare rw'umupira w'amaguru wagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'uburyo wasubije ibyishimo, akamwenyu ndetse n'ibyiringiro abanyarwanda bari bamaze kwicirwaho muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse kugeza n'uyu munsi ukaba ukomeje kuba ibyiringiro by'isoko y'ibyishimo. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Yegereza agakayi turambura inyandiko. Kuva mu 1896 umupira w'amaguru ugeze mu rw'imisozi igihumbi uzanwa na misiyoneri y'Abadage ku ngoma y'umwami Musinga kugeza amagingo aya, umupira w'amaguru ni kimwe mu bibitsa amateka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyishimo by'abanyarwanda bituma hari ibihe bitandukanye by'ingenzi bihora bizirikanwa kandi bitazanava mu ntekerezo z'abarutuye. Nubwo bitakunze kubaho kenshi, gusa gake byabaye byatumaga imitima y'abanyarwanda isusuruka, ikuzura akamwenyu, icyizere ndetse n'andi marangamutima meza. Umupira w'amaguru nubwo wagiye uba isoko y'ibyishimo ku banyarwanda mu bihe bitandukanye, ariko nanone wagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, haba mu itegurwa ryayo ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa, ku buryo watumye abanyarwanda benshi b'Abatutsi batakariza ubuzima batari kubutakaza iyo umupira utaza kubaho. Mu yandi magambo rero, kuvuga amateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda bisaba kubijyanisha na Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nibwo byumvikana neza uko ameze. Muri wa mugihe wo kuvuga amateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda mu 1990, igihugu cyari cyuzuye imvururu z'amoko ndetse n'itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, bituma umupira w'amaguru ubuhagaritsweho amezi 18 yose udakinwa. Ibisa nkaho bidahagije, umupira w'amaguru nyuma waje kuba igikoresho gihambaye mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko amashyaka yagiye agabana abafana ngo ayabere abayoboke azafashe kubashyira mu ngiro ibikorwa byabo bari barimo barategura. Muri icyo gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa yahaye inkunga y'ibihumbi 100 igisirikare cya FAR kugira ngo kibashe guhangana na APR, igisirikare cy'inkotanyi zari zirimo ziritegura kubohora igihugu. Abafana ba Kiyovu, Mukura, Rayon Sport, Panthère ndetse n'andi makipe atandukanye bivuye inyuma bica bagenzi babo, bibagirwa yuko bajyaga barebana imipira banafanana, kandi babikora mu mujyo neza neza nk'uwo bajyaga bakoramo iyo babaga bari gufana amakipe yabo ari gukina.
iyo abo bafana bavumburaga inzirakarengane yabaga yihisha ahantu kugira ngo iramire ubuzima, bavuzaga induru neza neza imeze nk'iyo bavuzaga igihe Rayon Sport, Mukura, Panteri cyangwa se Kiyovu zabaga zitsinze igitego, kugira ngo n'abandi bicanyi bari hirya no hino babafashe kwirukankana iyo nzirakarengane bayicuza ubuzima. Iyi firimbi mubona igenzura byose mu kibuga cy'umupira w'amaguru, volleyball, basket ndetse n'indi mikino itandukanye yakoreshejwe amahano muri jenoside yakorewe abatutsi, ituma abatari kubura ubuzima babubura, ndetse ubu bakaba bari mu bo twibuka uno munsi. Amaradiyo n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byakoreshwaga mu gutangaza ibintu bitandukanye harimo n'iby'umupira w'amaguru, byabaye igikoresho ntakumirwa mu gushishikariza abanyarwanda kwica abanyarwanda bagenzi babo b'abatutsi, barabica karahava babacuza ubuzima. Uramutse uhawe akazi ko gukora amalisite y'inzirakarengane ziciwe muri Stade Amahoro, Stade Nyamirambo, andi masitade atandukanye ndetse n'ibibuga, ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri, bwakwira bugacya utarayarangiza. Amaradiyo n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byakoreshwaga mu gutangaza ibintu bitandukanye harimo n'iby'umupira w'amaguru, byabaye igikoresho ntakumirwa mu gushishikariza abanyarwanda kwica abanyarwanda bagenzi babo b'abatutsi, barabica karahava babacuza ubuzima. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, amateka atwereka yuko umukino wa mbere wakinwe ku rwego rw'igihugu w'umupira w'amaguru wabaye ku itariki 11 Nzeri 1994, uhuza Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport, uza kurangira Kiyovu Sport irabyiva umukeba wayo Rayon Sport yitsinze ibitego 3-1. Ntabwo byari byoroshye gusubira mu mupira, ariko ikiza hari abantu benshi cyane cyane wabonaga ko na leta ubwayo ibifitemo ubushake ko abantu basubira mu buzima busanzwe, atari no mu mupira w'amaguru gusa, ko abantu bakwisuganya aho umuntu ari akagerageza gukora icyo yashoboye cyangwa se icyo ashinzwe kugira ngo igihugu cyongere gisubirane n'abantu bongere babane. Nk'abantu rero bakundaga umupira, ngira ngo nabo byarabarebaga cyane nk'abandi bose, ntago wari umwihariko, byari ibintu bireba igihugu muri rusange, kandi ubona ko n'ubuyobozi koko bubyifuza. Nk'uko twe umuntu wese yabyumva, umukino wabonaga ari inkunga ikomeye ku bantu bose bavuye muri ibyo bibazo bya jenoside, ari abarokotse jenoside, ari abayigizemo uruhare. Ngira ngo bose bwari uburyo bwo kugira ngo abantu bongere bumve ko ubuzima bwakongera bugatangira. Ni muri urwo rwego rero rw'igihugu muri rusange abantu bisuganije batangiza umupira w'amaguru. Muri uko kuwutangiza byashatse ingufu nyinshi, nta n'izari zihari ariko zari nkeya, ariko nakwemeza ko leta yabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo abantu bisuganye bagire n'icyo bageraho. Kugira ngo wumve neza uburemere bw'ibi bintu, bamwe mu banditsi b'ibitabo bakurikiranye amateka y'u Rwanda neza banditseho ko umwaka wa 2006 wari inzu igera abica aho muri jenoside yakorewe abatutsi bacyumva amafirimbi, urusaku rw'abafana ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'umupira w'amaguru neza neza byari bimeze nk'iby'intera hamwe, bagahahamuka nk'uko byari biri mu 1994. Muri iyo myaka kandi ibice bitandukanye by'igihugu by'amajyaruguru ndetse n'iburengerazuba byari bikirangwamo umutekano muke kubera intambara y'abacengezi, bigatuma amakipe yajyaga gukinira muri ibyo bice leta yafasha kubaha ingabo zibarindira umutekano. Izi ntambara z'abacengezi kandi nazo mutagira ngo zari zoroshye, kuko kubatsitsura mu masenga babaga bihishemo bategura imigambi yabo yo gutera abaturage byasabye imyaka n'imyaka, ndetse bisaba n'ingufu z'umurengera. Za Musanze habaga abacengezi koko, leta nyine yabigizemo uruhare rwo kugerageza kubahiriza umutekano. Ni ukuvuga igihe abantu bajyaga gukina babaga babimenyekanishije, ingabo zishinzwe umutekano zikaba zibiteguye, zikanabaherekeza zikabageza ku kibuga.
amasaha yo gutaha yabatinze bakabasaba kurara mu gitondo mukazataha hakeye, ariko nta kigeze kibihagarika, cyane cyane ko batwumvishaga ko tugomba natwe kwereka abatifuza ko igihugu kibaho ko gishobora kubaho, ariko cyane cyane nk'uko bivuze umutekano ingabo z'igihugu zabaga zifitemo uruhare rwa mbere rwatumaga abantu bashobora gukina. Cyane cyane ndibuka ko nk'abajyaga gukina za Rusizi bakoreshaga indege, hari ubwo bageraga bagakoresha indege kubera ko Rusizi ni ndende, amashyamba, abantu bagize ubutwari ndetse n'abakinnyi bagize ubutwari n'abakuru b'amakipe bagize ubutwari. Buri wese yashyiraga make, ugatinyura abakinnyi ukabagira inama ukababwira uko biri bugende, nabo bakabyemera, ukumva ko igihugu abantu bose bafatanije, kandi ukabizeza ko ubutegetsi buhari nta kibazo gihari, bagombye kubwizera. Izi nterahamwe ahanini zari zigizwe n'abijanditse mu bugizi bwa nabi bwakorewe abatutsi mu 1994 bashaka kongera kwica, gusahura ndetse no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bwari buyobowe na FPR Inkotanyi. RDF arwanyije izo nterahamwe karahava, zimwe zirafatwa aho zari ziri mu mashyamba ziryozwa ibyo zakoze, izindi zirameneshwa zihungira mu bihugu bituranyi by'u Rwanda harimo nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubugande, Uburundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Mu gutsinsurana n'izo nterahamwe mu Rwanda hose havuka amashami atandukanye ashinzwe umutekano, harimo nka Local Defense yari ishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, nubwo nyuma yaje gusimburwa ikaba yari igizwe n'abagabo bambaraga imyenda y'imituku bagize uruhare rutaziguye mu kugarura umutekano w'imbere mu gihugu. Kugeza n'uyu munsi izi nterahamwe aho zahungiye mu bihugu bituranye by'igihugu cy'u Rwanda zakomeje kwivumbagatanya, kwiyegeranya ndetse no guhuza imbaraga ngo zongere zitere u Rwanda zikureho ubuyobozi buriho, ariko kugeza n'uyu munsi biracyari inzozi kuri bo. Dushatse kandi twavuga yuko umubano utari mwiza uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ijanisha runaka uterwa ahanini n'izi nterahamwe zahungiye mu gihugu cya Kongo, ariko Kongo ikanga kuzihereza u Rwanda cyangwa se gusenya imitwe yagiye iremwa nazo kugira ngo zizongere zitere igihugu cy'u Rwanda zihungabanye umutekano warwo. Nubwo kandi umupira w'amaguru wabaye igikoresho ntahangarwa mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside, ariko nanone ntago ari ibyo gusa, kubera yuko na nyuma ya jenoside umupira wagiye ugira uruhare rutaziguye mu kugarura u Rwanda icyizere cyo kubaho, mu kurusubiza ibyiringiro ndetse no kongera kwimakaza amahoro mu gihugu cy'u Rwanda no guha ibyiringiro ababuze ababo. Urwo ruhare niyo nsanganyamatsiko y'ikindi cyegeranyo kiri bukurikireho. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Twabashimiye yuko mwaduhaye umwanya wanyu mukadutega amatwi. Tubonane ubutaha, Imana ibahezagire kandi murindwe mukomere.